Guma mu rugo kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Guma mu rugo, inkuru y'incamugongo ku banyarwanda bose, dore ko kumva ko guma mu rugo yagaruka ari ikintu rwose kitari kwakirwa neza cyangwa se itari kwakirwa mu mitwe y'abanyarwanda, bitewe nuko guma mu rugo mu gihe cya covid ari ikintu cyashegeshe abanyarwanda. Benshi babuze akazi, benshi barabwiriwe baraburara rwose. Ubu ngubu guma mu rugo ni ikintu giteye ubwoba mu matwi y'abanyarwanda kucyumva. Marburg iragarutse kandi ifite ubukana bukomeye cyane, ndetse ifite kuba yakwica uwayirwaye ku byago bigera hejuru ya 80% kuba yapfa nyine cyangwa se yahitanwa n'iki cyorezo igihe yayirwaye. Ni ibintu biteye ubwoba rero kumva iki cyorezo nyine kiri gufata gutyo kandi cyica, aho ubu ngubu kugira ngo umve ko ari ibintu biri hejuru nuko mu bantu 20 bayanduye 6 bapfuye nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Ibyo rero ni ibintu biteye ubwoba ku buryo guma mu rugo rwose ari ikintu kiri hafi ahangaha. Nongere mvuge ni igihe banyarwanda twaba dutereye agati mu ryinyo, nidufatanye na leta y'u Rwanda, nidufatanye na Minisiteri y'Ubuzima, nidufatanye na RBC mu guhangana n'iki cyorezo cya Marburg. Rero reka babwire reka dukomeze dufatanyirize hamwe turwanye iki cyorezo kugira ngo turebe ko icyitwa guma mu rugo nyaboneka kitakongera kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni Kigali CNN, wowe wakanze subscribe nongeye kugushimira. Nawe utarayikanda nkubwira ni iki gihe wenda niko kanya ufite ko kuba wabasha kuyikanda. Banyarwandakazi, reka mvuge ntiturugarijwe kandi nyaboneka murugarire, kubera ko iyi virusi ya Marburg ni virusi mbi cyane, ni indwara mbi cyane, ndetse kandi ni indwara aho uwo ifashe atabasha rwose kuyirokoka. Ni byinshi rero ngiye kuba mbabwira ku bijyanye n'iyi ndwara, ndetse kandi babwire ko ingamba zamaze gufatwa zigiye zitandukanye mu guhangana n'iki cyorezo cya Marburg. Ku munsi w'ejo nibwo Minisiteri y'Ubuzima mu izina rya Minisitiri w'Ubuzima nyine Dr Sabin Nsanzimana yagize icyo avuga nyine kuri iyi ndwara, maze agatangaza ndetse na bimwe mu bimaze gukorwa, aho yavuze nyine ko abantu bagera kuri 20 aribo barwaye iki cyorezo cya Marburg, ndetse abandi barapfa bageze muri 6. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho iki cyorezo rwose giteye ubwoba gishobora kuba kigiye kongera gukaza umurego kugeza aho coronavirus yari tugeze. Hanyuma rero uyu minisitiri nyine Dr Sabin Nsanzimana akaba yavuze ko abantu 20 nyine aribo barwaye iki cyorezo mu gihugu. Hanyuma muri bo 6 nyine biganjemo abakora kwa muganga bakaba baramaze guhitanwa nyine n'iki cyorezo. Yakomeje avuga ati mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Akomeza avuga ko babarura abantu 20 ndetse ko na 6 imaze kubahitana. Umubare rero munini kandi ngo waba bahitanywe n'iyi ndwara wiganjemo abaganga nyine bakunda gukorera mu ndembe, cyangwa se abaganga nyine bavura indembe, cyangwa se bakunda kugaragara ahari abarwayi b'indembe. Reka twite twibaza tuti ese guma mu rugo, kubera ko ingamba zamaze gufatwa hirya no hino, ndetse ahantu hahurira abantu benshi rwose, ku buryo iyo birebye ubona ko guma mu rugo ishobora kuba nayo yahita itangira vuba ahangaha igihe haba hakomeje nyine kuboneka abandi barwayi, dore ko ubu ahantu henshi, haba mu magare, haba mu bigo by'amashuri n'ahandi hantu henshi akunda guhurira abantu benshi, ubu gahunda yo gukaraba intoki buri kanya rwose yamaze kuba yatangira kwifashishwa, aho abantu bashishikarizwa gukaraba intoki buri kanya kugira ngo nyine babashe kwirinda nyine iyi ndwara, dore ko iyi virusi ya Marburg
yandurira cyane cyane mu gukora mu maraso cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye nyine, cyangwa se gusangira nawe ibikoresho yakoresheje harimo nk'imyambaro n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ahantu hashobora guhurira amatembabuzi yawe aramutse ahuye n'ayo warwaye cyangwa se ahuye n'iyo virusi, nawe rwose uhita uyandura. Hanyuma nkababwira abanyarwanda nti iki kintu mucyumve mucyiteho, ikintu cyose gishobora gutuma amatembabuzi yawe ashobora guhura n'ay'abandi cyangwa se ushobora gukora ku maraso y'abandi bantu, ugomba kubamo kwitonda cyane. Dushishikariza abanyarwanda bose gukaraba intoki kenshi gashoboka kandi no kwirinda nyine gutizanya imyenda. Niba udafite imyenda ihagije, emera nyine ujye umesa nijoro kugira ngo ejo uzabone icyo wambara, ariko mwirinde gutizanya imyenda. Kuko Minisitiri Sabin Nsanzimana kandi yasobanuye ko iyi ndwara ya virusi ya Marburg ari indwara nyine igira ubukana bwinshi cyane ku buryo uwahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Reka nongere nitse kuri iki kintu. Iyi ndwara umuntu yirwaye amahirwe ya 90% abari bupfe. N'amahirwe ni ibyago byinshi abari bupfe, kubera ko ni indwara idakinishwa kandi ni indwara yatuziye abanyarwanda. Ari mpamvu mbabwira nti mukazi ingamba turebe ko iki cyorezo twagihashya. Ese byagenda gute iyi ndwara ikomeje nyine kuba yakara? Guma mu rugo, dore ko ari ikintu cyahabuye abanyarwanda rwose. Iyo umuntu mubwiye ngo guma mu rugo yumva umutima ukutse, kuko benshi bahuriyemo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibyo kubura icyo kurya, ibyo gutakaza akazi, mbega ni byinshi cyane. Rero kuri iyi nshuro guma mu rugo ishobora kuba yagaruka mu gihe twaba nta kintu dukoze kugira ngo dufatanye na Minisiteri y'Ubuzima, dufatanye na RBC, dufatanye na leta mu kurwanya iki cyorezo kitwugarije cya Marburg. Mu gukumira rero iki cyorezo nyine kugira ngo twirinde ko cyakomeza gukwirakwira, uwacyanduye ashakirwa nyine ahaba ndetse agahabwa abaganga bamuvura uko bikwiriye mu gihe yagaragaje ibimenyetso. Kandi nanone witabye Imana nk'uko nyine Minisitiri w'Ubuzima yakomeje abivuga, nawe ashyingurwa mu cyubahiro kandi nanone agashyingurwa mu buryo bufasha nyine kuba nta wundi muntu wakandurira muri icyo gikorwa cyo gushyingura witabye Imana azize iyi virusi. Kugeza ubu rero mu Rwanda, u Rwanda nyine ruri gukorana n'imiryango mpuzamahanga mu rwego nyine rwo gukumira kiriya cyorezo, ndetse ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS kuri uyu nyine wa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo nanone, ryijeje nyine u Rwanda ubufashanye cyangwa se kuba waruha ubufasha nyine mu guhangana n'iki cyorezo. Ndakomeza nkurikirane amakuru y'iki cyorezo, ndetse hagize imibare mishyashya Minisiteri wenda yadutangariza kuba bayanduye cyangwa se bahitanwe n'iki cyorezo, nka Kigali CNN turi hafi mu kubaha amakuru agezweho kandi atariho ivumbi. Ari mpamvu nkubwira nti kanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe.